Mumeze mute nizere ko meze neza nizere ko meze fresh sana nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro n'amakuru on time TV dukomeje kugenda tubagezaho. Nshimire cyane abantu muri kuduha ibitekerezo ku makuru n'ibiganiro turi kubagezaho ari nako mayikaze namwe mwese mwifuza kujya mu muryango mugari w'abakunzi n'ibiganiro byinshi byiza on time TV dukomeje kugenda tubagezaho. Nkuko umutwe nkuru wabibabwiye rero ngiye kugaruka ku nkuru y'umusore n'umusore w'imyaka 26 wo mu murenge wa Bugarama. Uyu nguyu akaba arasanzwe akorera akazi mu murenge wa Nyamwumba, aho noneho kuri ubu ngubu ngo yaje kubagira guta arabanza yandika ibaruwa yibika ko yapfuye arangije ariyahura ngo kubera guhemukirwa n'umukobwa bakundanaga. Akaba ariyo nkuru ngiye kugaruka muri kano kanya mwumva uko byaje kuba bigenda. Hari ibaruwa ifunguye ndende yanditse, iyi baruwa niyo nshaka kubasomera mwumva uburyo mbere yo kwiyahura no musore yabanje kwandika ibaruwa aribika nkuko ngenda mbibereka. Yanditse urupapuro rurerure cyane rw'ubutumwa burebure, ngiye kusoma ino baruwa mu buryo burambuye. Arangije ashyiraho nimero z'uwo mukobwa, ashyiraho nimero z'iwabo, arangije yandika ibaruwa rwose yatangiye avuga ko yitwa Tuyizere Marie, ngo mu rugo ni mu karere ka Rusizi, umurenge wa Bugarama, umudugudu wa Misofi, ni mu kagari ka Kanyonge. Ni inkuru no musore ngiye kugarukaho. Iyi ngiyi kabikurikiranye ni inkuru yindi tuherutse kumva, inkuru merutse kubagezaho y'umwana w'umusore nawe yakoraga akazi ko mu rugo. Uyu nawe yaje kwiyahura ngavuga ko ngo umukobwa bakundanaga ngo yakundaga cyane, ngo yamubenze, ngo yari yaramwemereye ko bazabana. Ni inkuru yavuzwe yari umusore w'imyaka 22 akaba yarapfuye nyuma yuko ngo hari umukobwa bakundanaga wamubwiye ko batakibanye kandi yari yarabimusezeranyije. Ndagira ngo tubigarukeho banwanyi bakunzi ba On Time TV, mumbwire tugenda tunaganira. Nafunguye umurongo w'ibitekerezo muri comment, mumbwire niki umuntu yagukorera mukundana ugafata umwanzuro wo kugira gute wo kwiyahura. Niki umuntu yagukorera ku buryo wumva wakiyambura ubuzima, kuko nabonye mu bakurikiye iby'inkuru abatanze ibitekerezo bigiye bitandukanye. Benshi baje bavuga ngo arahaze, ngo ngiye nikunda mama wanje, bamwe batanga inyuro bati maze imyaka irenga 10 nakundana kandi mbayeho neza. Ariko tukibaza ni kuruhe rugero bishobora kugera ku buryo umuntu yakwiyahura. Mbere yuko mbasomera ino nkuru rero kambanze mbabwire ino nkuru y'uno mukozi wo mu rugo wiyahuye bigakekwa ko yabiteye n'umukobwa wamubenze. Na makuru ubwo yajyaga hanze ari ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa 11 yagiye hanze avuga ko ibi ngiye kubabwira byabereye mu mudugudu wa Gashirwe na akagari ka Gacurabwenge ni mu murenge wa Byumba ho mu karere ka Gicumbi. Amakuru yagiye hanze icyo gihe ino nkuru nayo bagejejeho yavugaga ko uyu musore yiyahuye akoresheje imiti yica imbeba, akaba yarayinyweye. None amakuru aza kumenyekana ku itariki ya 4 ukwezi kwa 11 2024. Abamubonye ngo bahise bamujyana kwa muganga igitaraganya aravurwa, bamugarura mu rugo. Bukeye bwaho ahita ashiramo umwuka arapfa. Uyu musore wiyahuye ngo yari asanzwe akora akazi ko mu rugo kimwe n'uwo mukobwa bakundanaga. None amakuru yagiye hanze yo nyuma yuko amaze kwiyahura agapfa, avuga ko yari yahaye uwo mukobwa 300 by'amafaranga y'u Rwanda ngo bateganya ko bazabana. Gusa uno mukobwa aza kumuhakanira amubwira ko bidashoboka, bagomba guhagarika iby'urukundo. Amakuru yacu abafite gihamya, mutaza kuvuga ngo nibyo nahimbye, nge mbabwira ibintu nzi neza kandi byizewe. Bikimara kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byumba ni Ngezahuremyi Theoneste uyavuze ko rwose byabaye. Avuga ko mu gihe hari ibibazo abaturage badakwiriye kwiyambura ubuzima, ahubwo babimenyekanisha bigashakirwa umuti. Ayo niyo makuru y'uno musore wiyahuye wakoraga akazi ko mu rugo, akaba yarakundanaga n'undi mukobwa nawe wakoraga akazi ko mu rugo. Hanyuma biza kurangira ngo yaramuhaye amafaranga 300 bateganya kuzabana, yaramwihebeye. Biza kurangira nawe agize gute yiyahuye. Reka rero tugende no mu karere ka Rubavu mbabwire ko no musore imyaka 26. Uyu nguyu akomoka mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama, yari asanzwe akorera mu murenge wa Nyamwumba. Yarabanje aribika arangije ariyahura ngo kubera guhemukirwa n'umukobwa bakundanaga. Abaturage ngo baturanye nawe bakavuga ko ku munsi wari wabanje no musore ngo yashwanye bikomeye n'uwo mukobwa. Reka twumve ino baruwa
tuyisome hanyuma muze kumbwira wenda dushobora gusangamo n'impamvu. Urumva uriya wiyahuye bwa mbere wo mu karere ka Gicumbi we urumva ibyo usibye ko yaramwemereye ko bazabana akahita amutenguha yari yanamuhaye n'ibihumbi 300. Uyu nguyu reka twumve rero muri no baruwa ye ndende niba hari icyo bapfa. Yaranditse mu gifaransa aratangira ngo le yavanze igifaransa n'icyongereza, yanditse le kumwe dutangira amatariki mu gifaransa nyine ngo le, ahita yandika ngo 22nd aca karongo 011/2024. Atangira ibaruwa yavuga ati nitwa Twizere Marie, mu rugo ni mu karere ka Rusizi, umurenge wa Bugarama, umudugudu wa Misufi, mu kagari ka Kanyange. Impamvu inteye kwiyahura, aratangira ati narakunze pe, nkunda umukobwa mu buzima bwanjye bwose, muha buri kimwe cyose mu gihe nari mfite ku isi. Uwo mukobwa niwe nahaye ubuzima bwanjye bwose, yitwa Bora Amandine. Ariko mbabajwe nuko atigeze anyurwa, ahubwo nabaye nk'igikinisho cye, akambabaza buri munsi kugeza naho bigera ku rwego rwo kuryamana n'abandi. Kubw'iyo mpamvu ndambiwe ubwo buribwe, ndamuretse abeho, nanjye muviriye mu buzima, azabeho neza kandi azabazwe amaraso yanjye. Umubiri wanjye muzawugeze mu rugo, nimero yanjye y'irangamuntu ayishyiraho hano. Aravuga ngo ni 119907 arangije arasinya avuga ngo murakoze. Murumva no mukobwa ko ari umugome, ariko se kane kumushinja ubugome da, nawe wenda ashobora kuzavuga ibindi bitandukanye n'ibingibi. Murumva uko byagenze. Uno musore we yavuze ati nje naramukunze, muha buri kimwe cyose, mwitaho, ariko kugira ngo amagaciro abihindura igihe cyiza cyo kunyinisha, amindura igikinisho. Umwana w'umusore arababaye, ahita yandika telefone, arangije aravuga ati 07952945 ati ni mu rugo, ati izo nimero nizo mu rugo. Urumva ko mu ibaruwa ye yaravuze ngo umurambo wanjye muzawugeze mu rugo, nimero z'ababyeyi ahita zishyiraho. Arangije yandika na nimero z'uwo mukobwa kuri runo rupapuro, nazo ziriho, nayo ni imibare rwose ndi kuyibona hano nubwo itabasomeka neza, ariko n'umwana w'umusore yabyanditse gutyo. Arangije ahita agira gute, abisigaho ngo urupapuro ahita yiyahura. Wankurikiye, wakurikiye ino nkuru, wayumvisha ute, wabibonye ute? Reka nyure mu bitekerezo bya bamwe na bamwe mu byo bagiye batanga, kugira ngo nawe ubone aho uhera uduha ibitekerezo byawe, twandikira muri comment, kandi like, ukoresha niba utarakora subscribe nawe uyikore. Uyu nguyu yahise amubaza, bamwita Karera Ivan Blaise, yavuze ati none si uyu mukobwa kwanze konzi ko wikundanira na mama wawe, iyo umuganiriza niba umufite ukareka ubugoryi bwo kwiyahura nyagupfa we. Undi aravuga ati uyu mukobwa aragumiwe. Undi aravuga ati nibwo bwa mbere numvise umushi wabuze ubwenge. Undi aravuga ati maze imyaka 5 ndi singo, aha nyine nsomye no nkuru nciye hiyongeraho iyindi 5, hama sinzi ko novuga Imana imwakire byancanze. Uyu nguyu yarongera avuga ati se ubu se uyu mwana w'umuhungu yari afite agafaranga kangana iki ku buryo umutima we awuharira umukobwa kuruta amafaranga? Uyu aravuga ati short story iransekeje, izavamo umumvi nziza, ubu si izina ryayo rizaba ryitwa ngo iki? Uyavuze ati ariko aba baba banywe biki, itabi ryangahe koko? Umukobwa abandi bana bagira urukundo, ariko icyonze cy'uwo mukobwa azava bababajije umuzimu w'uwo muhungu. Uyu nguyu mu gitekerezo cye nawe bamwita Eric naho bari, aravuga ati umundi abantu nkamwe ntago Uwiteka yazababarira, nge simbaba yari gukunda umukobwa ku rwego rungana ute koko no mugiye mugabanya umurengwe. Yavuze ati ngo mu Kinyarwanda bavuga ko uwiyishe ataririrwa. Mu bindi bitekerezo byatanzwe harimo bavuze tusubira serie koko muri 2024 nsigaje kumva uwikuye mu buzima kubera timu ye bayisinze. Undi aravuga ati umurenge witwa Bugarama muri Rubavu se wabayeho kuva ryari ndumiwe. Uyu aravuga ati gisupusupu cyamukatiye ewana ni hatari.
undi yavuze ati icyemezo kigayitse cyane gusa ya minisiteri isaba kwiyandikisha kw'amakupure bazayishyireho da. baravuga ati ntago namuseka, hari igihe umuntu akwanga ukumva neza neza isi kurangiriyeho no kurya bikakunanira ukumva bitashoboka kubaho umubona mudakundana kandi nta n'icyo wahindura byibura ngo yongera gukunde ugafata umwanzuro. Kwiyakira mu rukundo ni ibintu bigora cyane ndabizi. Yavuze ati ruhukira mu mahoro muvandi, ubundi bwo guhemukirwa biryana kuruta igisebe cy'umufunzo, ariko abahungu bakwiye gusobanukirwa ko abakobwa cyangwa se abagore bakunda ahari inyungu zabo bwite, iyo zirangiye azishakira ahandi kandi biri muri kamere zabo. Ubwinshi bw'ibintu utakaza ku mukobwa sibwo bituma gukunda, iyo bishize ajyana n'undi. Uyu nawe yavuze ati mwimurenganya, ibyo byose ni Satani ubitera kuko akageze ku mubiri kose karyana, ariko Satani iyo yakugezemo nta na kimwe umenya, rero mwimurenganya nawe si we. Uyu yongera avuga ati ariko abantu nk'abo batera ibikomera abandi bagomba guhanwa kuko barahari benshi cyane kandi ku mpande zombi, ni ukuri mubyiteho pe.